Imana ndayikeneye, cyangwa se wowe Imana niba inabaho urayikeneye? Iki kibazo hari abantu bamwe bashobora kumva ari ikibazo kidakwiriye, kubera ko ubushakashatsi bugaragaza ko 97% by'abanyarwanda bizera Imana. Ubwo rero kumva umuntu umwe avuyemo akavuga ngo ubundi Imana ndayikeneye, hari bamwe bashobora guhita babyumva nk'aho ari ikibazo. Ariko nanone ntitwakirengagiza ko hari abantu nanone bavuga ati meze neza, yego sindi umuntu mwiza 100%, ariko ngerageza kubana n'abantu bose amahoro, meze neza nta kibazo, nibeshejeho, ndigaburira, ndiyambika, mfite inshuti, mfite umuryango, ubundi Imana ndayikeneye mu buzima bwanjye. Ibyo nibyo tugiye kureberaho, kuko twihaye gahunda y'uko tugiye gushaka ukuri duhereye hasi, hahandi hasi, no kuri bya bibazo abantu bashobora kumva ko ari ibyo kwibaraguza. Munyemerere mu gusubiza iki kibazo mbaganirire inkuru imwe. Ni inkuru y'umwana yajyanye na se gutembera ahantu mu ishyamba, nk'uko mwajya muri Nyungwe cyangwa se mukajya mu Kagera n'ahandi hantu nyaburanga. Aho hantu bagiye ntago bari bahazi, uretse kuba papa we yari afite ikarita cyangwa se map. Umwana uko yagendanaga na se, umwana akagenda yitegereza neza akantu ku kandi, akareba uburyo papa we yamuzanye ahantu nawe ubwo atazi, ariko areba uburyo papa we afite icyizere kubera ko afite iyo map. Akareba uburyo niba bageze ahantu, aho kugira ngo papa we wenda atangire afate nka telefone avuga ati tugeze ahantu hari ikiyaga, tubigenze gute, tugeze ahantu hari ishyamba, ese ubu ntitwayobye, tugeze ahantu bimeze gutya na gutya. Umwana akareba uburyo papa we atuje muri we, ameze nk'aho hantu yigeze kuhagera kubera iki afite map. Umwana agenda abyitegereza, papa we bagera ahantu akavuga ati oya ntabwo duca aha, turaca aha. Bagera ahantu akavuga ati oya hari ishyamba, dushobora kurigeramo tugahura n'ibindi bizazane. Akavuga ati oya hano hari ikiyaga, dushobora kuhagera tugakenera ubwato kandi ntabwo twitwaje. Donc ukabona ko ahantu bari kujya, papa we buri ntambwe yose ateye ari kuyishingira kuri map. Umwana nawe agakurikira se. Umwana arabyitegereza. Bageze ahantu, urumva abantu batembereye ahantu hari aho muba mugomba kugera, of course, mukicara mukaruhuka, mukanahumeka, mukenjoyinga ibyo byiza nyaburanga, mukabinezererwa, mukumva umwuka mwiza uri aho hantu, donc mukaganira. Uwo mwana ari kuganira na se, papa aramubaza ati se ni iki kintu wifuza ko twazaguha ku isabukuru yawe? Uzi ikintu uwo mwana yamusubije? Umwana yamubwiye ngo ku isabukuru yanjye ndifuza ko wazampa ikarita nanjye, cyangwa se wazampa map. Umubyeyi biramucanga, aravuga se njye mwana, abandi bana basaba imodoka, abandi bana basaba udukinisho twiza tw'imodoka, tw'indege, tw'ibiki, abandi bana basaba inkweto, abandi bana basaba telefone, basaba ibiki. Ati mwana, kubera iki usabye map, iki kintu cy'igipapuro? Umwana yaramubwiye ati impamvu ngusabye map ni ukugira ngo igihe uzaba udahari
nzabashe kuza hano hantu twatembereye nanjye nizanye. Aramubwira ati kubera ko narebye nsanga ahantu natwe twahaje wahanzanye nawe ubwawe utahazi neza, ariko kuko wari ufite wari ufite icyizere kingana n'icy'umuntu wahabaye. Ikintu umubyeyi we yakoze nta nubwo yigeze ategereza ko isabukuru yigera. Kubera iki iyi nkuru nyibabwiye? Turi ku kibazo kibaza ngo ubundi Imana ndayikeneye. Nk'uko uwo mwana yasabye mapu y'abantu bayishushanyije, bo bari bazi aho hantu neza, bakavuga ati ahangaha hari ishyamba, ahangaha turabizi hari amazi, ahangaha hari ikiyaga, ahangaha haba inyamaswa z'inkazi, ahangaha niho umuhanda wenda urangirira hari imanga. Abo bantu barahageze, barangize bashushanya mapu neza cyangwa se ikarita neza, ku buryo undi muntu uzahagera azaba azi neza icyo aje kuhakora, n'aho atera ikirenge n'aho atagomba kugitera. Ese waba ujya wibaza icyo waremewe? Waba ujya wibaza kuki uri kuri iyi si? Waba ujya wibaza ibibazo byo kwibaza ese kuki naremwe? Kuki ndi kuri iyi si? Kuki ibintu bimeze uko bimeze? Urabona umubiri wacu uburyo umeze, ugira ibiwutunga by'umubiri bisanzwe, kwambara, guhuza ibitsina, kurya, gutunga muri rusange, ku buryo n'iyo utabifite umubiri wawe uhita ubikwereka ko hari icyo umubiri nyine ukeneye. Niba ushonje umubiri wawe uri kukubwira ko hari ibiryo uri kubura. Niba utambaye umubiri wawe nyine wumva ufite imbeho ku buryo uhita ukubwira ko nyine hari ikiri kubura. Ariko buriya umuntu ntabwo agizwe n'umubiri gusa, ahubwo umuntu agizwe n'umwuka. No mu Rwanda rwo hambere, u Rwanda rwa kera, bagiraga imvugo na n'ubu igikoreshwa nk'iyo umuntu yitabye Imana cyangwa apfuye, abantu bakavuga ngo umuntu yavuye mu mubiri. Uretse gato, ntabwo yapfuye, yavuye mu mubiri. Bisa nkaho we yisigiye umubiri we yigira ahandi hantu. Urumva ko n'Abanyarwanda ba kera bari babizi ko umuntu agizwe n'umubiri ndetse n'umwuka. Uwo mwuka wacu rero nawe ugira ibindi bintu ukenera, nk'uko umubiri wacu ugira ibyo ukenera, ndetse wabibura ukakubwira ko hari ikiri kubura. Umwuka wacu nawe ugira ibintu nka bitatu ukenera. Icya mbere ni ukuri, icya kabiri ni urukundo, icya gatatu ni ibyishimo cyangwa se umunezero. Dufate urugero nk'ukuri. Ubona ko ukuri ko muri iyi si ko kurahinduka. No mu myaka ya kera abantu bizeraga ko izuba ari ryo rizenguruka isi. Mu mwaka w'1500 umugabo witwa Nicholas niwe waje aravuga ati oya, hari ikintu navumbuye. Isi niyo izenguruka izuba, ntabwo izuba ari ryo rizenguruka isi. Uzi ikintu bamukoreye? Umugabo Nicholas baramwishe, bamuziza ubuyobe cyangwa se heresy. Ariko isi ya none twizera iki? Ni urucabana, twarabyanzuye ko isi niyo izenguruka izuba. Kandi uwo mugabo Nicholas mu 1500 yishwe ari icyo azira. Urumva ko ukuri kw'isi ubwako kurahinduka. None ukuri ni iki? Ku kijyanye n'urukundo, ushobora kuba ufite n'umukunzi, ariko n'undi ukaba wumva icyo cyuho muri wowe cy'ahantu uwo mukunzi adashobora kujya. Ushobora kuba ufite ibyishimo wenda byazanywe n'ibintu byo mu isi, wahembwe, wagize ute,
ariko hari n'abantu baba mu bintu bya mirenge ariko akumva muri we ikintu cyitwa umunezero, akajya yumva n'ubundi ni ikintu kiri kubura muri we. Icyifuzo cyaba cyiza, ese si uko twamera nk'uwo mwana tugasaba Mana? Niba wowe wibaza ati se naremewe iki, niba wibaza se kuki ndi kuri iyi si, niba wibaza se ubu buzima ko mbona ari gatebe gatoki, ko mbona urimo akavuyo, ko mbona isi yuzuye kwikunda, yuzuye ishyari, yuzuye inzangano, yuzuye irari, sinyuzwe, murashaka iki, murashaka kiriya. Nawe uzarebe, iyo umuntu akiri umwana aba yumva nakura aribwo azishima. Iyo umuntu ari muri primaire cyangwa muri secondaire aba yumva nasoza kwiga aribwo azishima. Ugenda ubona ko naho umuntu ari agenda yumva atanyuzwe, nagera ku kindi cyiciro aribwo azanyurwa. Yewe nawe ushobora kuba umugabo wo guhamya ibyo, kuko wenda hari abakureba bakavuga ati uriya yagezeyo, wenda se afite akazi keza, wenda se yarashatse, wenda se afite iki. Ariko nawe ubwawe uri umugabo wo guhamya ko ibyo nubwo bifite uba wumva n'ubundi hari akantu kakibura, uba wumva muri wowe hakirimo icyuho utabasha gusobanura. Ese wasanga ikibazo ari uko natwe dukeneye Imana? Ese wabwirwa n'iki icyo waremewe utegereye umuremyi ngo akubwire ngo buriya rero mwana wanjye, impamvu nakuremye ni iki, icyo nakuremeye ni iki, na nyuma y'ubuzima uko bizaba bimeze nuko. Uwo muntu wa designinze ubuzima gutya tububona niwe wenyine waduha map y'ubuzima, akakubwira ati dore uko ubuzima njye nabwubatse, dore uko umubiri wawe nawukoze ni gutya, dore ubuzima nyakuri uko babubaho ni gutya. Uwo muntu si we wenyine waduha map, ku buryo noneho ubu buzima muri iyi si tumenya aho dutera intambwe n'aho tutayitera. Ese ntitwari dukwiye kuba nko muri iyo nkuru y'uwo mwana nababwiye, tugasaba map, tugasaba amerekezo? Ese ntitwari dukwiye kwisunga uwo muremyi akaba utwereka ati uko ubuzima naburemye nuko bigenda? Ibyo wumva bigucanze niwe wakwereka ngo dore uko ibintu bigenda. Uwo mwuka wacu ushaka ukuri niwe wenyine watubwira ati dore ukuri icyo ari cyo. Ibyo byishimo dushaka tukabishakira mu wundi muntu, tukabishakira mu byo kunywa, mu biyobyabwenge cyangwa mu bintu bitandukanye. Ese umuremyi wenyine si we watubwira ngo mva ku giti dore umuntu, dore ibyishimo bya nyabyo ngibyo? Ese uwo wenyine si we twakwegera akatubwira ati yego umubyeyi yaguha urukundo, yego umukunzi wawe yaguha urukundo, ariko impamvu kiyumvamo icyuho dore urukundo rwuzuye icyo ari cyo? Ese ntidukeneye map? Niba ubyumva nkanjye, kora subscribe tujye dukomeza kubana, kuko nirwo rugendo turimo. Twe dushaka kwimenyera ukuri. Ikibazo nuko niyo ushatse kumenya ukuri, hari igihe uhita ugwa mu madini agiye atandukanye, ugahita usanga aba ni Abisilamu, aba ni Abakristo, aba ni ab'idini gakondo, aba ni ab'iki. Ukibaza ati none ndabwirwa n'icyo uri mu kuri? Bose ko basenga Imana, bose ko bafite ibitabo bakoresha, ukuri ni ukuri. Well, nakubwira ngo ntugire impungenge, tuzagenda tubyinjiramo. Twibaze se kuki wizera ibyo wizera? Wasanga iyo uvukira hari ahantu wari kuba utizera ibyo wizera. Ibyo tuzagenda tubirebaho akantu ku kandi. Hari n'umuntu ushobora kuvuga ati mbonye ko Imana nyikeneye, ariko wenda aho mwihuse. Ubundi si yo Mana ibaho, uretse kuyishakira mu bitabo by'iyobokamana wenda nabyo ntanemera kuko byanditswe n'abantu. Ubundi hari ibimenyetso wenda bya siyanse cyangwa se biri hanze y'ibitabo by'iyobokamana bigaragaza ko Imana ibaho. Bagusigiye video ku mpera z'iyi video uri buhite ukomerezaho, cyangwa se ugakanda muri description video ya mbere uri buboneho. Ubundi
tubonane mu yindi video.